Yes rero nongeye kuba ikaze mwese kuri M24 TV. Reka rero nongere mbashimire kuba mwakomeje kubana natwe ndetse no kugenda mugira uruhare mu nkuru zacu tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye. Reka rero nongere mbaye ikaze, ariko mbabwira ko ushobora gukora subscribe ku channel yacu kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye mu byo tugenda tugarukaho. Ikindi kandi ushobora kuba wanyeganyeza akazogera kari hirya y'ijambo subscribe, hanyuma rero ukajya ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzishyira kuri channel muri rusange, ndetse n'ibindi tugenda tugarukaho bigiye bitandukanye mu makuru yacu tugenda tubagezaho ya buri munsi kuri M24 TV. Ubwo rero reka mwese nongere mbahe ikaze kandi nanabashimira ko mukomeza kugenda mubana natwe, munaduha ibitekerezo bitandukanye ku nkuru tugenda tugarukaho muri rusange. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku buzima bw'uwigeze kuba minisitiri w'urubyiruko, umuco na siporo, hanyuma rero akaba ari umwe mu bagabo bazwi hano cyane mu Rwanda, bamwita Robert Bayigamba. Bamwita rero Robert Bayigamba yagiye aganira byinshi bitandukanye ku buzima bwe, agaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bwe ndetse n'ibyo utaruza avuga ko byagiye bimubabaza rero byose rero ku bijyanye n'ubuzima bwe rero akaba ari byo ngiye kugenda nkuganirira, muri rusange. N'ikiganiro rero yagiranye n'ikinyamakuru Umuseke, avuga byinshi bitandukanye ku buzima bwe. Ndavuga ni ku bakunzi ba M24 TV bakunda Robert Bayigamba rero bagomba kuba bamenya byinshi bitandukanye ku buzima bwe. N'umugabo rero ushinguye bidakanganye, akaba rero ari umugabo ukunda kwisekera akanyuzamo nawe agashenga mu rwenya ariko rwuzuye impanuro. Yabaye rero minisitiri w'urubyiruko, umuco na siporo kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2004. Nyuma rero aza kujya mu rwego rw'abikorera, yamazemo imyaka igera kuri 7. Ubu ngubu rero akaba ayobora ikigo cyitwa Center for Global Sports, gifite rero icyicaro Indianapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero kikaba gifite ishami rya Afurika riri i Kigali. Akaba rero ashinzwe kwagura ibikorwa by'iki kigo ku mugabane wa Afurika. Umva rero ko afite izina rikomeye cyane. N'umugabo rero winjiye muri politiki afite imyaka igera kuri 33 rero y'amavuko kugeza magingo ya rero urumva ko afite byinshi bitandukanye. Hanyuma rero mu kiganiro bagiranye rero yagiye agaruka kuri byinshi rero mu byo wamenya nuko yabonye izuba mu kwezi cyangwa se mu mwaka wa 1967 avukira muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Amashuri abanza rero yayize mu Rugunga, kuri APR Rugunga rero abenshi murahaze. Hanyuma ayisumbuye nayo yayize, ndetse yize amashuri abanza yize muri APR Rugunga ndetse n'ayisumbuye akaba rero ariho yize. Hanyuma rero n'igice kimwe cya kaminuza akaba yarakize mu Rwanda, hanyuma akomereza mu Buholandi ari naho yakuye maître, rero impamyabumenyi ya maître. Hanyuma rero imirimo yakoze hano mu Rwanda, mu mwaka wa 2000 yayoboye ikigo cy'abikorera privatisation. Hanyuma rero mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2004 yabaye minisitiri w'urubyiruko, umuco ndetse na siporo. Nyuma rero yaho aza kujya ku rwego rw'abikorera rwo bita PSF, Private Sector Federation, imyaka igera kuri 7. Hanyuma rero nyuma yaje kuba perezida w'abanyenganda mu Rwanda. Nyuma rero yinjiye mu mirimo ya politike afite imyaka ingaha. Yavuze ko yinjiye mu mirimo ya politike rero afite imyaka igera kuri 33 y'amavuko. Hanyuma rero kubijyanye n'umuryango we rero avuga ko avuka mu bana bagera kuri 4. Akaba rero ari we mfura y'abo bana bose, muri aba bana bose. Ubu ngubu rero nawe akaba afite abana bagera kuri 5. Afite abana rero bagera kuri 5. Hanyuma rero abashijwe ibyo yagiye akora akiri umwana, cyane amwe mu makosa yagiye akora ndetse iwabo bigeze no kumukubitira. Hanyuma rero yagarutseho ati urabyumva nta mwana udakosa, ariko rero hamwe mu makosa nibuka nakubitiwe n'iby'imodoka ya data birangira ngonze nafite n'uruhushya rwo gutwara imodoka. Icyo gihe rero nari nyiri umwana muto, nari mfitemo na mushiki wanjye, ahubwo nta nubwo narenze umutaro kuko nagonze inzu yo mu rugo. Icyo gihe rero nari mfite imyaka igera ku 10 y'amavuko. Ayo rero namwe mu makosa
yagiye agarukaho iwabo bigeze kumuhanira rero rimwe mu makosa rero yakoze muri rusange. Hanyuma rero bamubashije ku kibazo kijyanye na minisitiri, ati uba minisitiri waba ubyibuka icyo gihe, ati wari hehe? Ati naratunguwe cyane icyo gihe nari ndi ku Gisenyi ubwo nayoboraga privatisation, n'abashoboraga kubimenyesha bashobora kuba barambuze, ariko nagiye kubona mbona abantu benshi bari ku message imwe ivuga ngo felicitation. Urabizi ko rero iyo umuntu yakoze igikorwa cyiza abantu baba bari kumurata amashimwe, ati birantungura cyane. Rero birantungura, noneho mbaza umuntu ngo ko ndi kubona message za felicitation n'isi, cyarambwira ngo ese ntabwo wumvise radio? Noneho nanjye bimenya gutyo birashimisha. Icyo gihe rero nibwo yabaga minisitiri bwa mbere muri rusange. Hanyuma rero bamubashije ku bijyanye n'abana afite, niba hari abona uzaba umunyapolitike, yavuze ko ati birashoboka ariko baracyari bato. Hanyuma rero bamubaza iki bafana mu Rwanda, ati ntabwo nabihisha mfana ikipe ya Rayon Sport. Kera nkiri muto rero najyaga mvuga ko amaraso yanjye ari ubururu n'umweru. Muri Afurika igihugu nakunze kenshi uko gikina ni Nigeria, ariko ubundi mfana u Rwanda n'ikipe igihugu cyanjye. Hanze rero nkafana ikipe ya Arsenal. Amakipe y'ibihugu mfana n'Ububiligi, ariko nkunda cyane Ubuholandi kubera umukino bakina nkunda. Umva rero ko yagiye agaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ubuzima bwa siporo muri rusange, ariko akavuga ko ari umufana wa ikipe ya Rayon Sport, rero ari umufana wa ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Hanze rero akunda ikipe y'igihugu y'Ububiligi ndetse agakunda ikipe y'igihugu y'Ubuholandi kubera umukino wayo muri rusange. Hanyuma ku mugabane wa Afurika rero yakuze akunda ikipe y'igihugu ya Nigeria. Hanyuma rero avuga ko akunda kandi umuziki nyarwanda, akaba akunda abahanzi nka Tom Close, Meddy ndetse na Mbonyi Israel. Ko rero ari abahanzi akunda muri rusange. Hanyuma rero ku bijyanye n'ikintu cyamubabaje rero mu buzima, ati urabona umuryango wanjye ni imvange y'igihe cyangwa se y'icyo gihe hagati y'amavuko cyangwa se hagati y'amoko y'Abahutu ndetse n'Abatutsi. Ati rero b'icyo gihe urumva rero napfushije abantu benshi bo mu muryango wanjye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ariko nyuma ya jenoside nabwo nagize abantu banjye barezwe ko bagize uruhare muri jenoside. Rero haraho ugera cyangwa se ukibaza uti harya ndiki ndinde? Hanyuma rero bikakubabaza cyane kuko hari abantu bagufata mu buryo butari bwo bitewe n'ibyabaye. Abantu rero bagufata mu buryo butari bwo rero bitewe n'ibyo byose biba byaragiye bikubaho mu buzima bwawe. Hanyuma rero umunsi mwiza yigeze kugera mu buzima bwe, ati umunsi mwiza wanjye n'umunsi nakiriye Yesu mu buzima bwanjye kuko wahinduye ibintu byinshi, kuko nari nsigaye ndeba isi mu buryo butari bwiza. Ikindi nyurwa nuko ndi umunyarwanda. Hanyuma rero abaperezida bagera kuri 3 yishimira mu buzima bwe, ati uwa mbere ni nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ariwe perezida wacu Paul Kagame. Hanyuma uwa kabiri ni Barack Obama, uwa gatatu ni Ramaphosa Cyril. Ngira ngo rero aba ni bamwe mu baperezida yishimira, bamwe mu baperezida bagera kuri 3 yishimira, yaba perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Obama ndetse no bita Ramaphosa Cyril, nawe rero akaba ari umwe muri abo baperezida yishimira muri rusange. Uwo rero nibyo ubuzima bwe twagendaga tugarukaho, no bita Robert Bayigamba rero winjiye muri politiki afite imyaka igera kuri 33 y'amavuko. Ubu ngubu rero akaba ari umuyobozi, ngubu rero akaba arayobora ikigo cyitwa Center for Global Support, gifite rero icyicaro Indianapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero kikaba gifite ishami rya Afurika riri i Kigali. Uvuga ko rero niwe ugihagarariye ndetse akaba ishami ryacu riri hano mu Rwanda, kikaba rero riri hano mu Rwanda muri rusange. Ndimo nakugara byinshi rero ku buzima bwa Robert Bayigamba, ngira benshi muramwibuka, benshi ngeranya ngo rero muramwibuka, abatari bazi ubuzima bwe muri rusange. Nubwo ngubwo rero reka mwese mbashimire twagiye tubana, kamwese mbashimire twabanye ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mugabo. Ariko reka mwibutse ko kandi ushobora gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo
ugende ubona byinshi bigiye bitandukanye mu byo tugenda tugutegurira. Ikindi kandi ukaba wakora kukazogera nyuma ukajya ubona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Reka mbashimire mwese rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Twaganiraga byinshi bitandukanye kuri Robert Bayigamba wabaye minisitiri w'urubyiruko, umuco ndetse na siporo muri rusange kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2004. ngira ngo rero abenshi icyo gihe bari bariho murabyibuka. Nyuma rero kambashimire mukomeze kugira ibihe byiza.